Hanyuma iyo uririmba mu njyana yawe ya rap wibanda kuki? Njyewe ikintu nibandaho cyane uri kumva. Ukeneye kwigisha iki ukeneye kwigisha iki society? Okay, njyewe buriya nyine mba nshaka kumva nasana nk'imitima yakomeretse abana b'imihanda uri kumva, nkavugira ba bana badafite kivurira Kirengera. uri kumva, nkavugira ba bantu nyine wumva bihebye tubabaye ku buryo bazajya bakina song yanjye nyine akavuga ati cyaze ngaruye umutima. Byibuze ati uyu muhanzi yararirimbye ariko yagerageje yakoze ku buzima bwacu tubayemo. Niko numva bimeze kabisa. Kumva bimeze. Mambo vipi my people, ni MC the Soft Dancer aka the hottest city papa official selector Badman once again, but if you understanding what I'm saying guys. Yes, ni wa muhungu wanyu mukuru, ni kwa kundi kwa gukata imihanda n'iki hano ndi kumwe n'umujene wa danje, umujene utikora, umujene uhumura, umujene w'ingagare. Iyo brother umeze neza se? Yes, I'm ready papa. Umeze fresh? Ndashima kabisa. Uyu muhungu nibwira abantu bari kure ino video, uyu muhungu bamwita nde, akurute n'iki? Uyu muhungu ni umu hip hop, nitwa King Love murakucyana cyana kingwe. Yanje ndirimba hip hop. Wagwani ma people ndabasuza cyane kabisa kandi bakunda tu. Galio selector Bombo Clati, mwe muri kure ino video muri tayari turye show hamwe n'uyu muraperi se cyangwa n'iki? Okay, iyi video uri kureba kuri YouTube channel banyita The Soft OG, uhageze ukora subscribe and then ugakanda kunzogera kugira ngo ngiye banga yose ngiye nturikije kugiye tujye tubasha kugendana 5 kwa 5. Yes, muri tayari turye show. Iyo bro, ngase mani dukubitira kapere nk'umuhanzi tubanze twumva ibyaye byo ni muri tayari. Biroroshye bro. Cyo mura ku cyankwe karetse nsiboname nshankwe. Cyo parusha ifunko nka wa mwana ukora ikibungo. Nabyo guca impunto nk'abo peti bize ku nyundo. Mura ku cyankwe sha. Mura ku cyankwe karetse nsiboname nshankwe. Cyo parusha ifunko nka wa mwana ukora ikibungo. Nabyo guca impunto nk'abo peti bize ku nyundo. Mura ku cyankwe sha. Umva uburyo nyifiringa abanzi ngo ndifunga muhunge cyangwa mbafunge muva imbere y'irigenge guturuka atavugenge niba nawe uzi ubwenge we ubukuye maka wikadenge kuko nyezanye mu bwenge kandi sinunze bya mirenge ndabati mu maswiti ndiwonshakisha inoti mbare kuri rizipiti. Gigese mpora ku cyangwe wagwani mu people mwamwumvishe se arabizi se cyangwa ntabyazi? In the section comment muzatubwire wagwane uyu muraperi wacu uyu mujene wacu niba ino njyana ayumva muzatubwira muri comment wagwane mu people. Fusho twe turacyakomeje banga yacu uri tayari se dukomeze tubatemo? Wumve nta kibazo ufite ya mudoro kabisa. Umeze neza? Ndashima man. Yes. Bakwita harya ongera unyibutse amazina? Je nitwa King Love murakucyana cyana kingwe. Yes, bamwita King Love ahora ku cyana kingwe nibyo ra. Mambo vipi ma people mumeze neza se? Okay, tubahaye ikaze muri iki kiganiro cyacu hamwe n'uyu muhanzi n'uyu muraperi n'iki. Iyo bro ufite indirimbo zingahe? Mfite ubu ngubu mfite indirimbo 3 zonyine zanditse zikoze. Ariko imishinga y'ibiharare myinshi kabisa. Okay, kuba zikoze bivuze ko ziri recorded muri studio cyangwa ziracyari mu makaye still? Ziri recorded studio nago ndabona uburyo nasohora ariko mu kwezi gutaha mu kwezi kwa gatatu ku itariki 15 mwitegure ngiye kuba kubita mora ku cyangwe ewana kabisa bizaba ari fresh. No gutangira kudutama imizigo ya danje. Umve no stop kabisa. No stop. Hanyuma ahanga usanze ahangaha turi ni hehe? Ahangaha turi ni mu karere ka Nyagatare. Ahantu nari nagiye kuryama ni Classique Bar. Abantu muzi Classique Bar wagwanda basuhuje. Na ahantu heza ameze neza cyane washobora kuruhukira. Nkanjye urabona naruhukiye kandi ewana ni fresh kabisa. None wisanze uri muri banga hamwe na MC The Soft. Ndabikunze cyane. Yego. Ngumeze neza ariko? Ndashima kabisa. Yes, bamwita King Love no muraperi arakubwira ngo afite indirimbo 3 n'eshanu. Ni indirimbo 3 zikoze ziri recorded studio. Hanyuma mu bahanzi b'abaraperi mu Rwanda ubasha kwireferaho byibuze watubwira nk'umuhanzi umwe cyangwa se wenda bavuga ati aba baraperi muri kino gihugu cy'u Rwanda muri industry ya hip hop mu cyumba cya rap aba bahanzi barankoma numva ibyo baririmba ngiye binyinspira bya danje bikaguha courage n'ibiko nawe wakwandika imirongo. Abo bahanzi baba ari bande? Wakubwira 5 se? 5 bose se?
cyakora ushobora kuba uri n'umufana wa rap, reka bivuge gutyo. Kuko niba urumva njye nshobora kukubwira ati mpubwira umuhanzi umwe wenda wa muhanzi ujya uririmba, urumva warangiza ukavuga ati ngiye King Love byibuze uno muhanzi arankomye ku mirongo, ku mavasi yandika aramfata bya danje. Noneho njye nari nkubaje umuhanzi umwe, noneho urimo urambwira ngo ni abahanzi batanu, twagiye wa mbere ninde? Okay, njyewe ku myaka yanjye 16 nibwo natangiye gusobanukirwa ikintu bita umuziki, nkajya mbyumva nkabikunda cyane, nifuza no kuzabikora. Ariko umuhanzi wa mbere nakundaga cyane muri hip hop nakundaga Pfla, Kapilo P the Great, mana y'u Rwanda, respect nuza kumbona kabisa, I like you. Amazina nanga wavuze papa. Naye yose kabisa naje ni Pfla, Kapilo P the Great, Kimayi aka mana y'u Rwanda. Wa kabiri akaba ari inde? Wa kabiri Riderman, Rider Zoko Koliko, igisumizi gikuru Selector Bombo Clat, iyo mane. Wa gatatu Kibiriti, aho muzi nka Kibiriti, Fireman. Respect. Tumaze kumva abahanzi babiri baturuka muri Tuff Gang nyine bemeye. Aha, uwa kane haza Green P nawe aturuka muri Tuff Gang. Wa gatanu ni Buddha. Ndumva ari Tuff Gang yose uvanyemo Riderman. Yes. I like you Tuff Gang. Nagiye gushya mu byukuri ukunda Tuff Gang. Yeah. Reka tubivuge gutyo. Yandayikunda. Kuko Riderman wenda nubwo atari muri Tuff Gang, wenda ari mu bisumizi, ibisumizi ni rebo. Yes, nibyo. Uvanyemo Riderman, abandi bose ndumva bari included muri Tuff Gang. Yeah. Bose ndabakunda cyane, Tuff Gang ndayifana. Every day every time iyo ndi home numva nshaka gutuza, play song Tuff Gang. Hanyuma umuziki w'iyi minsi sibyo, hano mu Rwanda turi muri angle ya rap sibyo, urabona rap yifashe gute hano mu Rwanda? Abakunzi bayo wababwira iki? Ese tawunuze injyana ya rap uri kuyibona ute muri iyi minsi? Okay, njyewe ku giti cyanjye rap ndayibona neza kandi hagaze neza ukurikije n'ibihe byashize. Kugeza ubu ngubu ahantu hip hop iri, urwego hip hop iriho, ndakeka bimeze neza fresh, ko abantu tuyikunda ni benshi, abantu tuyifana ni benshi cyane, kugeza aho umuhanzi ashobora gutumirwa mu gitaramo runaka wo mu hip hop ukabona hagiye abantu utatekereza ko bajyayo, ukurikije n'ibihe byashize ukuntu byari bimeze. Rero hip hop iri ku rwego rwa danje kabisa. Yego. Hanyuma nakubaje abahanzi wireferaho ku bintu bijyanye no kwandika ibintu by'amavase. Abahanzi wambwiye biragaragara ko navuga ko ari old school, nubwo biyonda bitari cyane, ariko urumva ko bamazeho igihe nini. Bamazeho igihe, abo bahanzi bamazeho igihe bari muri industry. So wadutandukanyiriza buryo ki abahanzi bamazeho iminsi muri industry y'umuziki wa rap n'abaraperi bakiri kuzamuka ubu ngubu, abo bantu batandukanyiriza ubona bahuriye hehe? Ese abari kubikora neza ni bande hagati ya new generations ndetse n'abo baraperi batubwiye? Yeah bro, rero buriya ibyo ngibyo ni urucabana kabisa. Ni urucabana bitewe nuko ntago wafata umuntu wakoze kera mani ngo umugeranye n'umwana w'ejo bundi wa 2021 cyangwa 23. Ntago bibaho. Bano bajama njyewe ku giti cyanjye barandifera byatari abahungu bari kuzamuka. Oh yeah. Bano bo muri Tuff Gangs. Yeah. Bitewe nuko je hari byinshi bagiye bamfasha, indirimbo zabo zaramfashije cyane tu, sibyo? Ariko nabo bana bari kubikora fresh, ko hari igihe usanga abana bari bameze neza fresh, kandi nabyo hari benshi bigiyeho, nkuko nanjye mvuga ati Tuff Gang iranyubaka. Ariko nabo hari aba legend bazi nabo bigiyeho kabisa, bagakora uwo muziki bigiye kuri runaka. Ubwo rero abana bari kuzamuka nabo barahari bankoma, kandi nanjye mfana cyane bro, barahari benshi cyane tu. Okay. Kuri King Love ubona iyo umuraperi yaba ari uw'iyi minsi muri new generations cyangwa se wenda mu minsi yatambutseho gato nko mu myaka 15 ishize, urumva iyo wumvishe indirimbo ya rap irimo slang nyinshi, ukumva n'indirimbo itarimo slang nyinshi, ku bwawe ukeka ko umuhanga ari inde hagati aho ngaho mu kuririmba? Njyewe umuhanga ku giti cyanjye bro, nawe uririmba indirimbo zirimo slang nyinshi. Zirimo slang nyinshi. Kuko hari igihe nshobora kumva indirimbo
nawe ukayumva Mm. ariko ntituyumve kimwe. Mhm. Ariko sorry Eh. silenge wapi ni silenge nkeya nibeshye sorry gatoya nayo nibeshye Kuri ubwo wowe indirimbo irimo silenge nkeya uba wumva ariyo iri favorite? yeah, my favorite. Okay. Yes. Hanyuma ku bantu ku baraperi baririmba indirimbo zirimo silenge nyinshi wabagiriye inama, ese ubutumwa waba bakeneye kumvikanisha muri iyo ndirimbo Yeah. uba ubona biba ari ngombwa? Sinzi hagati aho ngo ukuntu umuntu yaba ari kubyumva. So hari ukugira ngo umuntu asohore indirimbo irimo silenge kugira ngo abantu bumve yuko arenze, Yeah. ariko mu by'ukuri ugasanga audience yiwe ntabwo iri kumva ibintu ivuga. Cyane. So wabagiriye inama? Okay, inama nabagira rero buriya indirimbo zabo ziba zirimo silenge nyinshi ntabwo tuzumva twese, sibyo? Hari igihe nshobora ngiye gupurenge iyo ndirimbo nkaba nayumva ariko nkawe ntuyumve. Ese kandi hari igihe ushobora ayo magambo yazimije ushobora kukubaka cyangwa akakuvana aha ngaha akakugeza na hariya. Rero njye inama nabagira silenge ni nziza, hari igihe abahasira tuba dushaka kuzumva ariko hari n'abana baba bamukunda ariko ukaba wamubaza ati iyi ndirimbo uyu muhanzi uramukunda? Yes ndamukunda. Asi indirimbo uyumvemo iki? uvuga ati ntago mbyumva. Ubwo rero aho ngaho urumva nawe ni ibintu bitaryoshye tu, ntabwo ari ibintu biba biryoshye neza. ntabwo biryoshye. So ubwo muri make twagira inama abaraperi mujye muririmba ibintu niba mukeneye kumvikanisha ubutumwa bwanyu silenge ni muzigabanye kugira ngo n'abantu bakuru bagerageze bumve ibihangano byanyu babikunde, bavuga ati uyu muhanzi aha ngaha yavuze gutya gutya na gutya. Kuko wenda mfatiye urugero nko kuri Riderman nanjye uba ni umuraperi nemera, ni umuhanzi w'umuhanga, ni umuraperi w'umuhanga kuko indirimbo ze nyinshi yagiye aririmba urumva harimo silenge nkeya kandi abakuze n'abakiri bato bose uko byagenda kose ndakeka bamwemera. Kugeza na n'izi sa Riderman niba ari umuhanzi ushobora kukubwira ko agiye kumara imyaka 20 muri industry y'umuziki ari umuraperi, baracyakoresha ama event akomeye bakamutumira bakamuhamagara muri za MTN Festival n'ahandi hantu hose. For sure kuri King Love umukobwa mukundana cyangwa se wenda niba utari wanakunda umukobwa mukundana ni umukobwa waba uteye ute mu mico no mu myifatire? Modekara uvuga ati ku mukobwa ukundana na King Love agomba kuba ateye gutya wagwana nyine dutemo tu. Okay, njyewe ntago iyi generation ndimo ntago ndishora mu bintu by'urukundo. Why not? Impamvu MC impamvu nyine ari igihe ubona iyi si ukabona ahantu iri kuganisha atari ngombwa kujya mu bintu by'urukundo cyane, sibyo? Hari byinshi ufite gukora ariko yego n'uwo muntu arakenewe. Mu byinshi ufite byo gukora n'urukundo rurimo, ugomba na n'urukundo rurimo. Ndakunda ariko ntago araboneka. Oya reka tukiri aha ngaha nta muntu ujya winjira muri iyi game adafite icyana kimuri inyuma. Okay, je rero ntago kiraza. Okay, niba kitaraza byibuze ariko uri no kubitegura. Ntago mbizi, Uwiteka niwe uzabikora kabisa. Ubwawe okay, niba utarakunda ubwo ni uburenganzira bwawe, anytime uzakunda sibyo? Ariko byibuze nujya gukunda uzagendera kuki? Okay, ikintu cya mbere nzagenderaho nshaka umukobwa uri hambo ufite umutima, sibyo? Umukobwa uzanyubahira ababyeyi nanjye nkamwubahira ababyeyi. Ko urabona abadada b'iyi minsi bro, uramuzana muhuriye imihanda muracirinze biciyemo, wamugeza mu rugo umubyeyi agahita atangira akavuga ati mwana wanjye ibi ni icyo nzani. Rero njyewe ndashaka umukobwa uzaba utuje uri hambo uzi icyo gukora. Naraguca mu ijambo izo mpungenge zose ko numva uzigize kandi wumva utarakunda abo babyo bintu wabikuye he? Okay man, njye ngira inshuti man. Oya buretse gatoya uramuzana wamugeza mu rugo gusanga ntago ababyeyi bawe mukunze cyangwa se nta kubahiye ababyeyi. Yego. Kubera ibyo bintu bikuri mu mutwe kandi utarakunda. Okay, impamvu hari henshi ngenda, sibyo? Hari inshuti ngira nubona nubwo ndi umujene ariko hari n'abantu bubatse turi inshuti ngisha n'inama nabo bakangira inama. Ubwo rero aho hantu urumva ntago byarakubayeho ndi umujene wawe, sibyo? Ntago twabura kuganira ngo ndabure kambwira ati cyangwa se yakubona nakana akavuga ati bro ntago karakana ari sawa, sibyo? Naho ngaho rero ngenda mbikura bigatuma ngabanya umuvuduko.
bamwita King Love muri tayari muri comment muzatubwire wagwane ma people ise ibi byaba ari ibiki bro. Hano hari ikibazo kimeze gutya sibyo? Yego. Ni tayari kudusobanurira? Yes, ndi tayari. Tubwire impamvu abahanzi b'imyaka ni generations umutipe azamuka ku mirongo ya danje akajya studio akagenda agakora ingoma ikarangira yajya hanze ayiperforminga urubyiruko rukamukunda. Ubwo mvuzemo abakobwa n'abahungu n'iki abakuze urumva bari bake mu njyana wa hip hop. Umuntu nigakaza agakubita umuzigo hanze wa danje urumva agahitinga ugasanga ahantu hose barimo baramukina. Anyway hashira amezi 2-3 ugashakisha wa mujama ukamubura. Ese ubona byaba biterwa n'iki? Okay. Hari ibintu njya niyumvisha kumva yuko nyine umutipe araje aratraininze sibyo, ingoma ye iraryoshye, radio zirayikinnye, TV mu bitaramo bikomeye mu mabare. Hari njyewe nshobora kumva yuko biterwa n'akazi cyangwa se akaba wenda uwo muziki yarawukoze bitewe no kugira ngo abanza arebe hanze se hameze gute. Kabanza akagenda akaba yihejeho gato akavuga ati okay harana ndabasogongeje noneho nzaza mbaturitsa fresh. Ariko hari n'abagiye burundu. Okay, bagiye burundu biterwa, hari igihe ashobora kuba afite izindi business muri za 2016 2015 abaraperi nka ba JC nibo baraperi ryo bumva. JC arahari bro, JC arahari. Isaha oya hari umuzigo we mushyashya uri hanze. Nubo mu mwaka ushize ariko uno umuraperi waje abantu bose barayaga baravuga ati cyaze mu Rwanda ikintu cya rap kigiye gufata indi ntera, kigiye gufata ibindi bintu bimeze ukuntu. Izi saha ntago JC n'abandi bantu niwe mbashije kwibuka. Ariko urumva harimo ikibazo abatipe baraza bagakubita umuntu nk'umuntu bita Betray nta muziki tuheruka kubona mushyashya sibyo, kandi na ba Paxson aho na amajama bagiye bahitinga muri lockdown urumva barahitinze ingoma zabo zijya hanze turazumva turazira twari tunafite n'umwanya wo kuzireba anteni baragenda barabura. Ukibaza umuraperi araza agakubita umuzigo hanze abantu bakabikunda bakamulakinga akamukubita views za danje. Anyway ejo mundi hakaza undi wa undi uriho ngo akabarazimye. So ibyo bintu uwe uzabyirinda ute? Uzazamuka uzamutse cyangwa nawe uzakubita imizigo hanze ubanza utesinga wongeye usubira ibishanga? Okay, nago mbizi urangiye nizera Imana sibyo. Hari byinshi unshobora gucamo ugasanga wenda n'uwo muzigo ngushyize hanze abantu barawukunze, ariko nanone ugasanga n'ibishoro ni bike sibyo, ibishoro byo kuba wakomeza gukora uwo muziki. Nabo ngabo sinzi ukuntu bameze n'ibishoro wenda barabifite. Hari igihe ushobora kuba ufite n'ibishoro umuziki ukumva ukeneye kuba wahagarikaho gato hakagira n'ibindi bintu wakora nyine. Uko byagenda kose hari impamvu zirenze imwe zishobora gutuma umuhanzi azima mu gahe gatoya ariko wenda agira ubutwara kongera kurabaka nyine akagaruka. Of course. Okay. Hanyuma iyo uririmba mu njyana yawe ya rap wibanda kuki? Njyewe ikintu nibandaho cyane uri kumva ukeneye kwigisha iki ukeneye kwigisha iki society? Okay, njyewe buriya nyine mba nshaka kumva nasana nk'imitima yakomeretse abana b'imihanda uri kumva nkavugira bana badafite kivurira uri kumva nkavugira bantu nyine wumva bihebye tubabaye ku buryo bazajya bakina song yanjye nyine akavuga ati cyaze ngaruye umutima. Byibuze ati uyu muhanzi yararirimbye ariko yagerageje yakoze ku buzima bwacu tubayemo. Niko numva bimeze kabisa. Kumva bimeze. Hanyuma bamwita King Love. Okay, wahuye na MC The Soft Wire Says nuko nguko bimeze hano twa turi muri La Classique Bar hano turi ni Nyagatare you know. Yes, I know. Umeze neza? Ndashima kabisa. Hanyuma ukora iki kiguteza imbere? Nagari ngombwa. Yes. Byibuze nubwo atari ngombwa ariko icyo ukora cyose birashoboka ko cyakwishyura studio. Yes, birashoboka cyane kabisa. Hanyuma wa recording hehe? Indirimbo yanjye ya mbere nayo recordingiye muri Studio Record ya Nyagatare. Hariya kwa Pazo kabisa. Hano hari abajene bazi gutunganya imiziki. Of course cyane kabisa. Uriya mutipe uno mu gentro bita Hunter Pro ariwe wankoreye iyo ngoma. Ni Hunter Pro njya nkunda kumubura. Ni umu legend nawe hari indimbo z'abajene benshi yagiye akorera bya danje. Karigombe bariya. Yes. Rero Hunter nawe twarahuje nubwo bitari byoroshye ariko Hunter respect kabisa. Okay, ndagira nkubwire ngo courage kabisa, umuziki wawe uzabikora ubikunze
ubishyiremo ubuhanga bwinshi cyane and then kugira ngo anytime igihe bizakunda bizacemo neza kandi nawe uzafate fame ya danje nk'abandi bose byose. urakoze kabisa. Ufite YouTube channel? YouTube channel ndayifite, Bakwita King Love Music. bakwita King Love Music. Yeah. Izi saha tuvugana iyo YouTube channel yawe iri update, umuntu yashaka ingoma zakazibona? Agira updating kubera yuko nyine indirimbo zanjye ziri recorded muri studio, ariko umunsi nayishize hanze kabisa na channel yanjye izabira update. Izabira update. Yeah. And then abantu bazagukunde kandi nicyo mwifurije sibyo? Yeah, urakoze nanjye nuko MC The Soft. Yes sir. Thanks you so much. Yeah, ni The Soft OG ni wa muhungu wanyu mukuru. Ndi kumwe n'umuntu wa peri hano bamwita King Love, no mutipe uri hambo cyane. Ariko ntago wigeze utubwira igishoro uhagaze ku mutwe papa. Igishoro cyane se ndumva atari ngombwa kabisa. Ari ngombwa. Aho barabibona nese ubu ni babibona amaso nabahamana. For sure my people. Muri tayari turye show, twe turabakunda cyane, but we love you so much, mubikunde kandi mudushyigikire. Ya turahari ku bwanyu. Thank you.